nkanjye bashobora kumbwira bati turashaka kubaka inzu byihuse cyane, byihuse binyarutse, akavuga ati igihe nubatse urugega. Reka nanone munyemerere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, tutibagiwe n'abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye byo ku isi ndetse n'abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Mwese tubahe ikaze kandi tugushimire wowe wakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bikugeraho cyane. Imana iguhe umugisha. Tunyarukire nanone mu karere ka Nyaruguru, akarere k'ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana, ubuhinzi ndetse n'ishyamba rya Nyungwe, by'umwihariko kakaba ari akarere karimo byinshi bitandukanye. Impamvu tunyarukiye muri kano karere ntabwo ari ubwo bukerarugendo, ahubwo ni umuvuduko n'iterambere biri muri kano karere ka Nyaruguru, by'umwihariko imirenge ya Ruheru n'imirenge ya Nyabimata, aho muri kugenda mubona amazu ari kuzamuka mu buryo buri ku muvuduko kandi amazu agezweho. Byatumye rero twanyarukira kugira ngo tubaze bamwe mu bahatuye, ese rino terambere riri kuva hehe. Twanyarukiye hamwe muri atelier ikora ibijyanye n'ibikoresho byo mu rugo bivuye mu rubahu, kugira ngo tubabaze uruhare rwabo by'umwihariko kuri rino terambere. Uwo tugiye kwakira yitwa Sabiyeze Viana, tumuhe ikaze. Yego, murakoze cyane. Murakoze kuma mikoro yanyu ngo nyivugireho, kandi mukaba reka mbashimire kuba mwaturutse Kigali mukagera n'aha mu karere ka Nyaruguru. Ni urugendo rurerure mwitanze, reka namwe mbashimire kandi murakoze cyane. Iri terambere n'umuvuduko uri muri kano karere, by'umwihariko uyu murenge wanyu, aho tubona amazu ndetse n'imihanda. Deje umuhanda uriho ukoreshwa uyu munsi kuva mu karere ka Huye ukaza ukagera ku Munini, ariko hakaba hanakomejwe no kugira ngo unubakwe ugere muri iyi mirenge, ariko tukatubona hazamuka amazu meza cyane y'akataraboneka tubona mu mijyi ikomeye nka za Kigali, za Huye, za Musanze n'ahandi. Biri kuva hehe by'umwihariko dusobanurire? Aho biri kuva nta handi ni ku mutekano. Umutekano Perezida wa Repubulika atugezaho, aducungira, niyo mpamvu ubona biri kuzamuka ku muvuduko udasanzwe. Kuko hatari umutekano ntabwo aya mazu yakubakwa, ntabwo imihanda yakubakwa. Aho kubera umutekano Perezida wacu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame atugezaho, aducungira, niyo mpamvu ubona ibintu byinshi biri kuzamuka ku muvuduko hejuru. Ko ndabyibuka namenye ubwenge, imodoka bazi gutega imodoka ari ukujya Butare, birazamuka bibaho kugera ku Munini. None urabona ko yadukoreye umuhanda mwiza rwose, hamwe imodoka zitazinyerera, moto ntanyere, umuntu akagenda ameze neza akagera hano ku Ruheru. Yego, uwo niwe tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cy'umunsi gitambuka kuri runo rubuga mukunda muri benshi. Tuba twifuza no kumenya abantu bafite ibikorwa by'iterambere, ese bari kubikura hehe, by'umwihariko kano gace. Viana, tugiye kuganira byinshi bitandukanye, wowe ntujye kuregewe. Nitwa Emmanuel Kanani. Ubundi iyi mashini usibye kuba turiho tuyibona gutya mu kazi muyikoresha gutya, tubwira ibintu by'ingenzi abantu bakunda kuyikeneraho cyane. Ubundi ibintu by'ingenzi kuri iyi mashini dukoresha, iyi mashini ikora ibintu byinshi cyane. Ikora n'ibintu wowe udatekereza ko yagakora. Kuko twe twayikoresheje ubushakashatsi, dusanga ifite ubudahangarwa bwo gusatura amadiriya ari hagati y'100 ku munsi cyangwa se 150. Yasatuye rero amadiriya, idiriya kuri satura ni ukurusatura mu inshuro 3, ugakuramo amadiriya, amakuvurejwe utera kuri parafo. Urabona ko turi hana design, kugira ngo kuvurejwe kagaragare neza, hakakozwe n'imashini ziriya nyine ziba ziteye, zikoreshwa n'amashanyarazi. Yego, ibyo nibyo byifashishwa mu gupanga parafo n'igisenge basakareho amabati. Nimba ivuyemo amarati 3, uyakoresha mu gusobeka igisenge, wakimanitse, uyakoresha mu gusobeka parafo, uyakoresha mu kumena beto nk'abarabubaka
ama etaje yego za mbaho zikatakase zisataguye ukata usobeka mu mwanya waho wagakoresheje ibiti. Bivuze ngo bano bantu bubaka ama etaje agufite ni pa byihuta cyane rwose. Ayo umuntu asatagura imbaho zipfa kuba ziri aho, imbaho ziba kuba ziri aho hari umuriro. Ntabwo ro bingana nko guhagurutsa imashini urinda gutegera imodoka ipakira mu modoka. Reka da ntabwo ari kimwe. Imbaho gusa zipfa kuba zageza aho. Imbaho zihari ni itike yanjye nkamanuka hariho hose nkagenda ukambwira ati ngize imbaho nkatera amashini nkasatagura mbere kabasha gucimbura nkabacimburira umwanya waho umufundi yajya gukeba n'urukero acimbura asatagura nkashyiraho ubundi akubaka nta kibazo. Urumva rero imashini ikora akazi kenshi cyane kubiposa igasatura igakora irirati rya couvre-jour ukoresha muri parafo wamaze gushyiraho triplex. Urumva ni ibintu byinshi ikora cyane. Urumva rero wampamagaye akanemero ko wakashyizeho ndizera ko ugashyiraho yego rero urumva wampamagaye nta kibazo. Aka gace umutekano bari wose usanga urujya n'uruza rw'imodoka za moto abazungu bakaza. Tubona ko ibyo ari uruhare rwa Perezida wa Repubulika bitewe n'uko umutekano bari wose. Yego, iyo umuntu afite umutekano rero nta kintu atabasha gukora. Buri umutekano niwo wa mbere kuri byose. Yego, ikindi kiba gikurikiyeho iyo umuntu aramutse abasha gukora ari muri wa mutekano arakora kandi ibintu bikagenda neza. Abasha kuzinduka agahinga agatera ibirayi. Yego, ujya mu kazi akabasha kujya mu kazi cyane cyane ko hano hari n'uruganda rw'icyayi. Yego, abasha kujya mu kazi barakora bashoboye gusoroma bagasoroma. Yego, abakora mu biro bagakora baza mu ruganda bakabaza. Ibyo bituma amafaranga aboneka kubera ko hari umutekano wose. Yego, bigatuma rero umuntu yabonye amafaranga avuga ati niyo yakoresha ni ukuyakoresha nyine nkubaka inzu igezweho. Yego, niyo mpamvu ubona bubaka za kadasiteri abandi bakubaka za mugongo biturutse ku bushobozi. Ungereye aho nashakaga abari kureba kino gice barabona ko hari inzu nziza zidasanzwe. Zino nzu mukaba mugira uruhare kugira ngo mubashe kuzisakara, kuzihagarika, kuzikorera ibijyanye n'ibipimo by'isakaro. Tubwire ese mu by'ukuri ubu buryo bwo kuzubaka cyane cyane ko ari igice cy'icyaro tubivuge gutya ntago bibagora ku bantu nkamwe mwize bino bintu bijyanye n'ubwubatsi? Twebwe abantu bize n'ibintu by'ubwubatsi tukiga n'ibyubaje. Yego, ntago bitugora. Ni nko gufata umwana ngo nyandikira izina mama kuko yagize nyine nawe kuba kunyarutse. biba ari ibyo nawe tuba twarabyize kandi iterambere ryagiye ryiyongera. Nanjye natangiye kubaza ni mbyiga mu ishuri nkoresha urukero. Yego, urunguru mu gusaturira ati cyangwa mu kuricimbura urukero nkakoresha uru. Yego, bakambwira ati katura urubaho rushyire muri nivo. Harushyira muri nivo avuga ngo ibipimo mpimye avuga ngo ndi gushaka 37 n'urugero. nka 37 namara kubipima mbishyize muri nivo yanjye nabona ko bigoroye nkatangira nkakata n'urukero. Yego, nkacimbura paka rucitse ako ushaka kavuyeho. Yego, kubera iterambere rigenda ryiyongera wa mutekano wose na bwa bukangurambaga bw'umukuru w'igihugu avuga ati n'izindi nzego imbere mugerageze gushaka uburyo nyine mukarishya ubwenge. Yego, ubwenge turabukarishya turavuga ati ariko ubundi ko tubona nk'imashini bayishyiraho disike. Yego, ubu umuntu yanzanira ferabito nkakuraho urukero nkashyiramo disike. Yego, ikata ibyuma nkakata icyuma akigendera nkasubizamo urukero rwanjye nkongera nkakata icyuma nako urubaho nabirangiza nkakuraho iyi kava ituma umuntu akora umutekano w'ukuboko. ubona ko bari gucungira umutekano. iki cyuma kiba gigucungiye. Yego, kitariho urabona intoki zahita zirangira. Yego, kuko wakora mashini ikaba yakujugunya gatoya igahita bigufata. ariko kubera ko iki cyuma kiba kiriho Yego, ntabwo nyine wagira impungenge. Okay, ugakata
urubaho nta kibazo wabikuraho ugashyiraho umuseno aba ari umuseno wa pose tukawushyiraho tugaposa ikintu kigasa neza nta kibazo. Tugaruke kuri iriya ngingo yanjye y'imizamukire y'amazu adasanzwe kandi meza ari muri kano gace. Ubundi mwebwe nk'abakora ibijyanye n'ububaji uruhare muzigiramo ni uruhe se? Murazubaka muzikatira ibisenge bigenda gute mutugiramo? Nkanjye bashobora kumbwira bati turashaka kubaka inzu byihuse cyane. Byihuse binyarutse. Akavuga ati giye nubatse urugega rw'inzu ndashaka ko nibura gisenge mu minsi 3 turi kumwe nawe tuzaba tucyuje cye mu minsi 4. Igisenge cyo hejuru kiriya nzu cyangwa se 5 bitegenda bitewe no kwinzu zigenda zingana mu bunini. Yego inzu yari nto igisenge kirihuta, yari nini igisenge kirengaho gatoya cyane, ariko ubona ko gihuta gusumba uko nafata igiti nkagikatisha urukero nkarukatisha igiti. Yego nkakoresha cyangwa umupanga mu guconga. Iyo ngeze mu guconga rero nambitse urukero mu guconga nyine biranyaruka. Imashini ni maramoya. Icyo ni kimwe nkabashyira hariya bagatera guconga batera conga batera. Nukuvuga ngo wowe nugukata hejuru hari abahita batera igisenge. Igiti bahita bacyakira bahita bagitera nageza gukata igindi babwira ngo icyo nakase ko mbona mutarangiza kugitera. Yego ikindi ngiye kuhamura gikoresha iki. Kubera iyo montage nabo bakora byihuse. Wa mufundi wari kwicara hasi aconga ibiti bamukubye nk'ishuro nk'eshanu. Yego ikindi cya kabiri iyo mfashe bavuze ngo tugiye ku mabati. Kera twakoreshaga imipanga mu gusakara izi mashini zitaraza. Yego tugafata imipanga tugakata ibati n'umupanga. Tugafata ibati n'umupanga tugakata. Umupanga ugakata ibati ukarihwanya. Ariko kubera mashini yaje uhita ukozaho nyiri ibati ukarisatura. Ugahita urikeba mu baguhaye ugahita uherezaho hejuru nawe agahita afunga. Yamaye nka data. Ibyo bituma ibintu byihuta cyane rwose ugasanga nta kibazo bikanyaruka. Niyo mpamvu ubona inzu yihuta cyane. Yego wawe niravuga ati kira mashini ndabona inyarutsa koko uriya mufundi ngomba kumutumiza. Nukuvuga ngo kubaka inzu ni maramoya, ntabyo kuvuga ngo umuntu atakaje umwanya yirirwa kurikirana inzu ye. Ni fast kabisa. Ubundi mashini yo yimaze kugeraho nako byinshi wowe wagiye ubibona. Yego uretse ko n'ibintu nabikwereka ngira ngo n'abadukurikiye bari kubibona. Iyi mashini ikora ibintu byinshi cyane. Urebye n'amafaranga igura nge ntabwo navuga ko ari menshi. Urebye ibyikora ikora ibintu byinshi cyane. Yego kuko nimba iyi mashini wishyiraho urukero igakata ukayishyiraho disiki wakata icyuma. Yego ugakuraho ibi byose ugaposa urubaho rugasa neza rukayaga mu gihe urusa gutya nka ruposa rugasa ku buryo ukoraho ukumva nta kantu na gato kagufata. Ariko muri make urabona ibintu bigenda bikora. Yego buriya ibi byaratuvunaga cyane tubikoresha gake cyane. Iyo yari analog. Ariko hari aho wakifashisha uko byamera kose ntupfa kujugunya uko byamera kose. Iyi ntabwo yabura. Yego iyi ntiyabura mu byaburiye ntiyabura. Kuko ihuza urubaho n'urundi karuhuza ukagenda ugerageza kuruhuza ukabona ko ikintu nacyo cyahuye. Nimba ari imbaho 3 cyangwa ari 5 yego ukazihuza rikaba urubaho rumwe kuruta uko wagwana n'ibitagira n'ibidahuje. Yego utubwiye noneho kimwe cyo kubijyanye n'isakaro kikaba ari kimwe mukora kuri zino nzu nziza ziri kuzamuka muri kano gace. Abantu benshi bamaze gusobanuka batuye muri kano gace. Ibyo ari byose murabona ko ubonye inzu wahita ubona n'imbere haba hasa gute. Ese ni ibihe bikoresho bijyamo imbere? Twasanze n'ubundi Sabieze Viana akora inzugi, akora intebe, akora ibitanda. Ibyo nabyo bitubwireho. Ese abantu ba hano ntago bagifata urugendo ngo bajye kugura ibikoresho byo mu nzu ngo bambukiranye imisozi bajye nka za Huye bajye za Kigali, basigaye bahinira hano hafi. Bahinira hafi cyane kuko diva turazikora. Yego nta kibazo. Urumva iyo diva ziboneka kereka umvuga ati hari mode mbona ntekereza ko hano bari batayishobora. Yego ariko niko abitekereza nta yananirana, nta kintu cyabananira, nta cyatunanira, nta kibaho. Ubwo akavuga ati noneho ngiye ndagenda Kigali nterura, akaba yabizana ku modoka abiteruye akavuga ati ni umunsi umwe ndahita nterura nzana. Yego kuruta uko hano yatanga komande ikaba yamara icyumweru kimwe. Yego kandi kuri niveau ashaka. Ubwo rero bituruka ku mpamvu z'umuntu.
yego hari uza akaduha akazi hari n'uvuga ati nzagenda nterura umunsi umwe mpite mbifata ariko urebye abenshi usanga ari abaduha akazi. yego umwana w'umufundi ngo arabwirirwa ntajya burara. Uyu munsi leta yakanguriye urubyiruko kujya mu mativeti yigisha bino bintu, bajye mu bigo bige bino bintu kubera ko bazi ko hari amahirwe menshi y'iterambere. Niyo mpamvu nawe ndi buze kukwaka message. Ese koko umwana w'umufundi arabwirirwa ntabwo aburara muri uyu mwuga? Ntabwo yabwirirwa ngo anaburara. Ko mugabo se ubundi uwo mufundi yabakora iki? Urumva hari ikintu yabakora se? Ari bubwirirwa kanaburara. Ubwo umufundi ashaka yanava no mu kazi akora. Aka ni akazi. Ari ni akazi kabisa. Yava mu kazi akora akavuga ati akandagahebye kuko umwana wanjye arabwiriwe aranaburaye. Ntabwo byashoboka. Yego. Ntabwo byashoboka rwose. Ubwo no kuvuga ngo abana benshi hari ukuntu bababwira ati mujye mu mativeti mwige imyuga, mwige bijyanye no gukora intebe nziza zigezweho, mwige ibintu byo gukora igisenge cy'inzu nk'uko bivuga, mukora utubati two kubikamo ibintu bitandukanye, mukora ibitanda, mukore ameza. Aba bana bakabica amazi bakumva ko ari umwuga w'abashenzi. Abana benshi cyane ho nk'umwana ubarize warageze mu ishuri, uretse ko bamwe bagiye bari no kubyiga mu ishuri urabizi. Yego yego. Umunyamakuru urabizi urabisobanukiwe. Benshi bari kubyiga kuko biri imbere. Nibyo biri imbere kuzana amafaranga kandi bikaba imbere gusukura ahantu. None se uzashaka gusukura iwawe ntabwo uzaza kundeba. Nushaka intebe wicaraho sijye uzaza kureba. Yego. Nushaka ibimezuriraho ntuzaza kundeba kuko ushaka ahantu heza. Niyo mpamvu rero ntabwo twabura amafaranga, twabura guteza. Kandi mwega abakire namwe abanyamakuru mushaka kwicara ahantu heza, mukaryama ahantu heza, nyine mugatura mu nzu ziza. Niyo mpamvu muza kutureba nyine. Ubwo rero mbwiriwe umwana wanjye akabwirirwa kanaburara, ukazi nakareka nka ntacyo kaba kamaze. Ntacyo kaba kamaze. Ariko ntibyashoboka. Ubwo reka noneho tubanze turebe rero, usibye ko ntashaka wenda kukumenesha ibanga. Hano murakora inzugi, mugakora ibitanda, mugakora intebe n'utubati. Abaturage ba hano rero bivuze ko basobanukiwe kuba mu nzu zirimo intebe nziza, zirimo imifariso. Ndabyumva? Barabisobanukiwe cyane. Hanjye namenye ubwenge mbona bicara ku ntebe ziconze z'ubuti bagegenye gusa. Yego. Gacunga gati akaba ariko yicara bikaba birabaye. Cyasa agafata igiti akashinga ikiti hano kigashinga ikindi hano, agatambikaho ikindi agakubitaho umugozi. Ku imisumari ntabwo nayibonaga. Akubitaho umugozi akicara akabona nta kibazo. Ariko umuntu aravuga ati ndashaka agasheze, ndashaka agatebe kagiye mu misego, ndashaka agafunitse, ndashaka rwose yewe niyo yavuga ngo na rujora yavuga ati ndaheba ntware niya ba. Iya ba akavuga ati ndemera nyitware. Ntabwo yakwemera kwicara ahantu habi. Kuko barabisobanukiwe bamaze kumenya kuba ahantu heza icyo bimaze. Yego. Reka tunarebe rero ibigo by'amashuri nabyo byagiye biba byinshi cyane ko igihugu cyacu kiri mu muvuduko kugira ngo abana benshi bagire ubumenyi babashe kwiga. Mubafasha iki ibigo by'amashuri byo tubwire nabyo? Ibigo by'amashuri. Ibigo by'amashuri turabifasha cyane. Kuko tubikorera intebe. Yego. Tukabikorera imeza. Yego. Tukabikorera ibitanda mu bigo by'amashuri. Hari aho usanga hari bafite abana biga birirwamo bakoga bakaryama. Yego. Byose tugenda tubikora. Utubati tujyamo ibitabo byose turabikora cyane. Yego. Ibigo ahubwo utubati ubwo yego tubakorera babikamo ibitabo nta kibazo. Ibigo by'amashuri turabifasha cyane kandi nabo badufata neza. Ntabwo badufata nabi. Iyo baduhaye igihe tukacyubahiriza bagenda bavuga ati hariya. Ngira ngo ni nayo mpamvu nawe wavuze uti twaganira twagira gute nimero yanjye nitajya mu kiganiro sindi bubyemere. Ntabwo byashoboka kuko hari umuntu ubutambona. Yego. Hari umuntu ubutambona akavuga ati ariko Viana namubona gute. Akabusanga arayisabye. Yego. Ariko nayiguhaye umuntu uri kundeba yahita avuga ati akanimero nakabonye. Usibye rero turebe noneho usibye hano hari n'undi waguhamagara ari mu bice bitandukanye by'u Rwanda avuga ati jewe ndashaka abantu bakora nkawe, ati ndashaka igisenge cy'inzungu ino kimpimire, ndashaka akabati. Nawe yaguhamagara nta kibazo. Guhamagara cyane rwose, mfite abantu benshi dukorana cyane. Yego. Dukorana kubaka, dukorana gukora ibisenge, ibyo nta kibazo. Ushobora kuvuga ati nimuze mu mpimire inzu muyiterure mugeze hejuru. Nimuyigeza mugeze mufunze urugega. Ushake mwigendere. Yego. Ntimbona amafaranga nzabangira mbatumeho. Cyangwa se ndebe nundi. Yego. Ariko abeshi tuzamura amazu
tugahita dukomerezaho n'igisenge kikajyaho. Mhm. Hari n'abakora ibigega n'abandi bafundi, Yego. ariko bakaduhamagara bakavuga ati nimuze mushyire igisenge hejuru, Mhm. kubera ubumenyi babona dufite Yego. N'ubuhanga dukorana. Wow. Iyi atelier yanyu rero mu bigaragara ndabona hano haza abantu benshi, bamwe ndabona banarambiwe ikiganiro turi gukorana bashaka ko muvugana. Kubera iki ufite abakiriya benshi? No kubera iki? Mpamvu mfite abakiriya nuko ikintu cya mbere ni icyizere. Wow. Icyizere ugifite, Yego. hari abantu benshi ashobora kuza akaguha avance, katakubwira ati ni ku cyumweru, bikazamara ukwezi. Ntabwo rero uwo muntu ntiyagaruka, nta nubwo ntiyakurangira n'undi. Ariko iyo ucyubahirije cyangwa se nubwo utabikora 100%, ukarenzaho nk'iminsi 2, yavuga ati nta kibazo, ibintu byagenze neza. Yego. Ugasanga agiye yishimye bugacya kurangira n'undi. Niyo mpamvu usanga ari benshi bakaza ukabaha serivisi, nta kibazo rwose, niyo mpamvu bitera. Wow. Yes, byiza cyane. Kano gace nongere mbibutse abadukunda n'abadukurikira, ni agace kazwiho byinshi bitandukanye, ubuhinzi bw'icyayi ku rwego ruri hejuru cyane muri kino gihugu, kikaba gikunzwe no mu mahanga. Akarere ka Nyaruguru kandi kakaba ari akarere k'ubukerarugendo bushingiye ku Bukristu. Ikindi hakaba hari ubuhinzi buteye imbere cyane, by'umwihariko ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye, hakaba hera ibirayi byinshi cyane, ariko hakaba n'ubuki buri ku rwego ruri hejuru. Niyo mpamvu mubona rero rino terambere ryaho rifite aho riva. Ariko by'umwihariko umukuru w'igihugu nawe akavuga ati ndifuza ko abanyarwanda bamera neza. Ejo naberetse video y'abahinzi turi mu murima, ariko bariho banafata n'amafunguro. Nagira ngo mbereke ishusho y'akarere ka Nyaruguru. Twinjiye rero muri atelier mwamaze kubona ikora ibikoresho byo mu nzu, ikanakora ibisenge by'amazu meza ari kuzamuka muri kano gace. Akaba ariyo mpamvu uyu mugabo twamusabye message, cyane cyane ko hari abana benshi muri kwanga kwiga TVET, aho bashaka ko mugira iterambere riturutse ku bumenyi ngiro. Viana rero ari kuduha message y'ibijyanye n'uburyo ushobora kubona agafaranga ndetse mu buryo bwihuse cyane. Via, ari abana benshi avuga ati jewe ibintu byo kwirirwa mfata izo nkezo nkatakata ibiti ntabwo jewe mbikunda. Ugasanga afite indi mitekerereze, uramubwira iki? Ikintu namubwira ni iki? Yego. Ikintu cya mbere no kwikuramo ubunebwe. Ubwo ni ubunebwe buri mu mubiri we, ndetse no mu maraso n'ubwonko burimo. Ubwo bunebwe rero bungana bucyo. Yego. Ntabwo bwagira icyo bumugezaho. Nese ubundi utakoresha imbaraga ufite uri umusore, byaba bimaze iki? Yego. Wabona icyo urya? Wabona ipantaro wambara? Oya. Wabona ikote? Oya. Ibyo ubwo bunebwe rero akwiriye kubwikuramo. Akavuga ati ngomba gukoresha ingufu n'ubuhanga mfite mu bwonko nkabukoresha. Kuko nafata imbaraga afite, akazuba kamwe icyizere akavuga ati ngiye gukora, Yego. nta kintu azabona. Ntavuze ngo ikintu reka kugikora, ngo ni ukuvunika. Ubwo niho yabona amavumbi, ngo ni ivumbi. Urabona ivumbi nkagire bajyandeza, ariko nta kibazo. Ariko ukubona fesa arabona kusa neza, uyaga akazi ndohoruka nta kibazo. Iri vumbi ntabwo ngitaho, nta nubwo njyumva. Ahubwo iri vumbi yo naribonye ari ryinshi, nibwo numva nishimye cyane. Kuko akazi kaba kabaye kenshi. Abo bana rero nabagiye nabashikariza kwiga. Yego. Gushirika ubuta, kumva ko ubuta bwikuyemo. Agira umwete wo gukora. Hari n'abandi batakaje amashuri, ariko bakaba ari urubyiruko avuga ati nagenda Viana kanyigisha. Harabujya wigisha hano? Cyane. Cyane rwose ndabigisha. Umunyeshuri wawe ashobora kumara igihe kingana iki akababaye afite maîtrise? Nibura nubwo yaba ibintu byose atarabimenya burundu. Yego. Nibura amazi 6. Yaba azi gukora urugi, akaba azi gukora imeza, akaba azi gukora igitanda cyoroheje, Yego. akaba azi gukora chaise. Urumva sibyo nibwo yabikora akavuga ati mbaye ngejeje hanzongera kwigura ikindi gihe. Ibyo byamubeshaho. Akuramo amaboko mu mufuka rero ntabwo yabura isabune, ntiyabura icyo kurya, ntabwo yabura ipantaro yakwambara. Abo rero baje turabigisha nta kibazo. Amezi 6 ukaba umuhaye ubumenyi bw'ibanze, ahavuga ati nzi gukora urugi, nzi gukora igitanda neza cyane n'intebe. Wow. Yashaka kongera gukoreraho ibindi kuko ari byo bigenda usanga bikomeye. Yego. Ibindi ashobora kubyihuguraho umwaka. Yego. Ugasanga ibintu byagenze neza nta kibazo yarabirangije. Abakunze kukugana hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo, ubwo ndavuga mu rubyiruko ni bande? Ni igitsina gabo. Kubera iki igitsina gore bataza ari benshi? Ni banza ari uko hari benshi bigira mu cyayi. Voilà. Ariho
bumva ariho haryoshye cyane. ariko ino bigaragara ko nta kintu cy'ubushomeri kiriyo Kamembe. Oya ntacyo wabona wagikuraho ubwo ngubwo. Aya mazu ari kuzamuka hano nashatse kwereka bano bantu, ariko tukavuga tuti usibye kubereka n'inzu gusa tubereke n'abazizamura. Bose ni abaturage bino cyangwa hari n'abandi bagiye baturuka imihanda bakaza kwiturira ino? Oya nubwo barimo ariko benshi usanga ari abaturage bina. Yego, abenshi ni gaturage. Abenshi ni gaturage, umuntu uva handi ni nk'umwe ku ijana cyangwa 2 ku ijana. Urumva ntabwo bari benshi. yego. Ariko abenshi usanga ari gaturage ka hano, akavuga ati ubwo nubatse mugongo inzu yangiye kuyishyiraho igisenge kigezweho, ngaragare neza nanjye nta kibazo. Ese umuntu niba akora ku ivuriro, undi agakora ku mashuri, undi agakora mu ruganda, undi akikorera, ubundi cyatuma atazamura iyo nzu cyaba ari iki? Tukiri kuri iyo nzu, inzu yapimwe neza kandi yihutishiriza nyirayo kuyibamo n'umuryango we, ishobora gutwara igihe kingana iki rwose ko ku muntu udafite icyo twakita ubunebwe mu maboko? Ubundi ikintu cya mbere, inzu igihe yamara byaterwa na nyiri kuyubakisha. Yego. Ujya ubona ko hari abantu bubaka inzu byagera ku rugega kubera ko yapanze umushinga wo kubaka inzu, umubana muto yawupanze nabi. Umubanye muto ageze ku rugega abuze ubwatsi, ugasanga inzara yiparitse, ikashobora kumara umwaka cyangwa imyaka 2, ugasanga yatwikirije amashashi ubushobozi bwahise buba buke. Yego. Niyo mpamvu rero kwihuta kw'inzu biterwa n'umuntu ubushobozi afite. Nyirayo ashobora kuvuga ati giye mfite amafaranga, amabati naraguze, ubwatsi burahari nta kibazo, ibindi byo gukoresha ibyo kubumba birahari, abafundi ibyo bazakora nabyo amafaranga yabyo arahari, yewe n'amasima arahari, n'amafaranga y'amabuye arahari. Ibyo byose iyo bipanze akaba bifite, ntabwo inzu itinda kuzura ngo abe yayinjiramo. Yego. Kuko benshi usanga nimba yari afite n'ubukode, imara kuburuka agateza umucanga wa mbere mu gihe atarashyiramo n'isima, agahita yinjira. Atarayisi kugira ngo ume ntanga ubukode, barashyiramo agasima, ari nanjye nyirimo ariko ubukode ntaguma mbutanga. Yego. Niyo mpamvu rero kwihuta kw'inzu biterwa n'ubushobozi bwa buri muntu. Okay. Viana tugenda tugana ku musozo, imbogamizi mugira muri uyu mwuga wanyu ni izihe? Kugira ngo nazo tuzimenye nimba zihari, inzego z'ubuyobozi nimba hari icyo zakora, kuko ntekereza ko hari support mutanga mu gihugu aho mutanga imisoro. Niyo mpamvu tuba dukwiye no kumenya imbogamizi mugira nizihe kugira ngo yego nta nubwo wakora ibintu udatanga umusoro. Ntacyo wabumaze. Ntacyo wabona amaze. Ntacyo wabumaze. Gusa ubundi wamara igihugu iki? Igihugu ntacyo waba ukimaze. Ahubwo kukirya gusa. Ahubwo icyo kukirya gusa. Kandi nayo kiba gishaka gutera imbere. Yego. Iyo cyateye imbere wa mutekano uraboneka wose. Wow. Wisanzuye. Of course. Kagenda ijoro n'amanywa nta kibazo ufite. Wumva utekanye. Wumva utekanye. Ugakora ibyawe utavuga ngo agafaranga mawe barakankuraho. Imbogamizi rero duhura nazo. Yego. Buriya bavuga ko bafundi twambura. Bavuga ko bafundi twambura. Ariko buriya wambuwe n'umubosi wazumirwa. Hari ababosi bambura cyane rwose, akaza akagukoresha ikintu akakubwira ati njya ntanga nk'urugero ku bantu bamwe na bamwe. Hari nk'abantu nagiye nkorera intebe 30 rwose agahita nzine. Akambwira ati wowe reka rwose bibe bigenda, abakarani babe bitwara nta kibazo, ndaje nyakure kuri telefone ntukiri cyane. Yego. Akigendera. So noneho ukavara ngo ese 30 nini nirwa mwirukaho tuburana mu kagari, nzahera mu mudugudu. Ze umudugudu ngiye ku kagari. Ino ntuhita direct kuri ribuse yakareka. Wagera kuri bakagura ngo subira mu mudugudu. Mudugudu cyangwa no mu muryango. Egaza. Bakubwira ati banza ujye mu muryango byange binanirane, ujye mu mudugudu nibinanirana, ujye ku kagari nibinanirana. Ibyo bintu ko numva byagukerereza se ntacyo mwasaba inzego bijye bita biva mu nzira. Ubundi byakwicira akazi ibyo bintu. Inzego zakabifatiye umwanzuro. Ukavuga ati nibura nubwo abantu umuntu yanze kunyishyura nibyo biranumvikana. Nese nimba n'urugero ugiye mu muryango, haremera ko gufite amafaranga ntayahakana. Agatanga igihe kikongera kikiyongera ukabona ntayaguhaye, kikarengaho. Ugeraho wowe ukacikine ukavuga ati iminsi nagenze n'amafaranga nendo nishyuza. Urahombye. Ndahombye. Benshi impamvu twambuga tukituriza tukabyihorera. Ariko buriya ngo umwambuzi w'umubosi ntabwo aboneka. Wapi? Haboneka ahubwo umufundi wambuye. Ni uboneka ni ugaragara. Ni unavuga. Ariko uwo yari umubosi ntabwo wambura ngo rwose bigira ifatiro byumvikana. Wapi?
ino hari iterambere, imodoka ziraza ari nyinshi zitandukanye, zimwe zirapakira ibirayi, izindi zirapakira amakara. Mbonereho nakubaze, nabonye hano kuri atoriye yawe hari n'amakara, mucuruza n'amakara byose muri no kuvuga ngo kubera ko kazi ni kazi bitewe naho nkorera uvuga ushobora kuza nkawugura, yego ijoranye nkategereza umuntu uje kuwutwara akanyunguraho nka 500 yamaye. Umuntu ashobora kumbwira ati mbikira umufuka, iyi ni kazi ni kazi kijana nzawutwara rero cyangwa nzawutwara hashize nk'iminsi 2, yego nkaho umubikira. Niyo mpamvu bagiye ubahabona amakara gutyo, kandi aba nabo bayatwitse nabo bafite ibyangombwa, ntabwo wakora utagira icyangombwa cyo gutwika amakara. Of course bahita bagufatira bakagufungira, ugasanga baguciye amande menshi kurushaho ayo bari gutanga. Niyo mpamvu rero amakara nayo wagiye uyabona, yego nuko biba bimeze. Reka dukumbuza abantu, umuntu ushaka kuza muri kano karere ka Nyaruguru by'umwihariko muri uyu murenge, ni igiki cya mbere wamubwira agomba kuza yiteguye kandi kiza kimufitiye inyungu mu bijyanye n'ibihingwa cyangwa ubuzima bwaho mukumbuza? Ikintu cya mbere duhinga ibirayi cyane, nawe wabibonye wabyitegereje mu misozi, yego ubonye ko bihaba cyane kabisa. Birahaba nubwo umuntu, kuko ngo buriya mu bishoro byose umuntu ashora hari igihe bimwungura kandi hari igihe binamuhombera. Nubwo ibirayi byaguhombera ariko n'abana babona ibyo kurya, yego ntabwo wahomba rero burundu. Ngo rero ibirayi rwose biri hejuru, cyo ni kimwe. Icya kabiri, ubuki buraboneka, ubuki wamfura we, ubuki rwose kandi bari umwimerere, nta mivangire bagira, nta mivangire iba hano cyane ko kano karere kabamo inyangamugayo pe, nta mivangire. Ubuki bwawe usanga ari bwiza, ahubwo kugira ngo nibura usobanukirwe cyane nawe bikwemeze ko ari bwiza cyane, yego wakawupimya ukabujyana nk'Ikigali ugapimisha ukareba, usanga nta kibazo. Baravuga ati ubuki bwa Nyaruguru rwose ni sawa. Niyo mpamvu ubuki nabwo uwo muntu yawubona nta kibazo. Hakaba n'amafoto meza yo mu cyayi, abashaka gukora filime, shooting z'indirimbo, hari views ahatari usanga birebetse neza, uhageze urahishimira. Yego ikindi no mu ruganda ushobora kuhagera ukahasaba bakagutambagiza ukareba nta kibazo, ukabona ibyiza biri muri Nyaruguru. Wow, nk'ubu icyayi cyapfaga kivuye hano kikajya za Kitara, yego none uruganda ruri hano, Wow. Niyo mpamvu usanga icyayi kiri hejuru cyane, abantu barushaho kugihinga, n'abaturage bagenda barushaho kugihinga cyane. Ahubwo ni iminsi mike mukazabura amakara kubera bari kurimbura ibiti batera icyayi. Yamaye icyayi kiri hejuru ku mafaranga. Of course. Okay, nibakoreshe gaze rero. Nibakoreshe gaze. Tugushimire kandi nongera kwibutsa abadukunda n'abadukurikira, nimero ya Viana niyo twashyize mu kiganiro kuva twatangira, niyo ngiyo iri kuri screen. Nimba ushaka kumuhamagara ku bikoresho bitandukanye, ese ukeneye intebe, ukeneye utubati, ukeneye ibitanda, ukeneye ko aguterekera ibisenge by'inzu zawe n'ibindi bikoresho ukeneye biva ku rubaho, uhamagare Viana. Nimero ye niyo ngiyo. Via tugushimire cyane, nimba mu byo tuganire nta kigusobwe ngo cyongereho. Sawa, nta kibazo, nawe murakoze cyane. Murakoze kuba mwadusuye nk'abanyamakuru, mukava i Kigali mukaza hano Nyaruguru, kavuga ati tugiye ku nkiko z'igihugu. Hani ku mupaka ubone n'u Rwanda ubone kabisa, birometero bike cyane, ni bike cyane kugera ku Burundi. Yego rero reka mbashimire nk'amwe abanyamakuru mwaturebeye mukavuga muti reka utareka akanimero kaje kajyemo, ntabwo kabura kujya icyo bitwaye rwose kuri muvugisha ntugashyiremo, ntabwo ndari oya ndagashyiramo, sinjya mbeshya, agenda umukristo. Niyo mpamvu rero reka tubashimire kandi mugende amahoro, mugende amahoro, muzajye muhora mugaruka. Wow, nakagaruka. Tubashimire inshuti zacu, tubashimire cyane ibiganiro byacu, by'umwihariko abadukunda n'abadukurikira, mukomeze mwese mugubwe neza. Hanyuma abari muri bino bice bya Nyaruguru mukeneye bya bikoresho nk'uko muri kubibona hano kuri aya mashusho, muhamagare uyu mugabo, ni umuhanga cyane mu bijyanye no kubyaza umusaruro igiti. Muhamagare iyo nimero ye, abafite ibyo mushaka kubaka rwose, ni umuhanga cyane, arabishoboye kandi arabisobanukiwe. Ubundi twongere dukangurire urubyiruko, nimwige ubumenyi ngiro. Ngira ngo icyitegererezo n'uyu nguyu tuganiriye, kandi buriya video ntabwo igibeshya, byinshi muri kubyibonera hano kuri iyi video. Mbashimire cyane kandi mbifurize amagara mazima. Iki kiganiro nimba wagikunze urayikinge, kandi wibuke gukora subscribe, hanyuma ukoreshe ya kugira ngo abadukunda bose babashe kugerwaho n'inkuru ziza tubazaniye. Ndabashimiye cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Nitwa Emmanuel Kanani.